yambutse umugezi utemba hagati y'imisozi ibiri iteganye, anyura mu kibaya uwo mugezi unyuramo kugira ngo agere hakurya, arenga ikibaya agera aho yari agiye kuzamukira mu gashyamba mu kayira kamugeza iwabo mu rugo. Nk'abandi bakobwa bose iyo bageze ahantu hateye ubwoba nk'aho bari bonyine, Nadege yatangiye kwiyumvamo ubwoba ariko arikomeza. Ako kanya inyuma ye haturutse abasore batatu bahetse ibikapu basa naho bavuye cyangwa bagiye ahantu kure. Yatangiye kwicinya icyara mu mutima ati noneho mbonye abasore tugiye kuzamukana bakandenzira ishyamba. Gusa kubera ko bamurushaga intambwe byabaye ngombwa ko abahigamira ngo batambuke, avuga ati wenda nanjye biratuma nihuta aka gasozi nkarangize vuba. Akibahigamira umwe muri abo basore wagaragaraga nk'urusha abandi imbaraga yahise amufata mu ijosi atangira kumuniga. Nadege yagerageje gusakuza ngo atabaze, ariko kubera ko haturuka ijwi ariho mu ijosi bari bahafashe ryanga gusohoka. Igikapu yarahetse mu mugongo, marete yari afite mu ntoki na telefone yari afite mu kiganza, bahise babimwaka ako kanya batangira kubisaka. Muri marete ye harimo amafaranga, ibyangombwa bye birimo indangamuntu n'utundi dukoresho tw'abakobwa. Mu gikapu harimo inkweto, imyenda n'ibindi bikoresho yari avanye mu mujyi aho yakoraga. Abo basore batangiye gusaka ibyo bikapu, umwe muri bo ati we iyi telefone urabona idahenze, noneho iyi marete ubwayo amafaranga iguze sinzi aho turanywera uyu munsi. Undi nawe ati mwarangariye muri marete ntimuzi ibintu by'agaciro biri muri iki gikapu, inkweto, imyenda y'igiciro buri mukobwa yakwifuza kwambara, yewe ndabona ahubwo bisa nkaho twitoraguriye ikirombe cya zahabu. Ibyo byose byabaga ariko Nadege ari kurwana n'ikiganza cya wa mugabo ngo basi arebe ko yahumeka. Muri uwo mwanya yari arimo gutekereza kuri mama we ndetse n'umukunzi we John, kuko abo bose bari bamaze kuvugana kuri telefone akimara kuva kuri moto ngo yambuke umugezi. Ibyo kumwiba ntibyari bikimuhangayikishije, ahubwo ako kanya yatekerezaga ku buzima bwe, ko bashobora kuba bagiye kumwica cyangwa ko bashobora kuba bagiye kumufata ku ngufu nyuma yo kumwiba. Ubusanzwe yavukaga mu cyaro hafi y'ako gace bamutangiriyemo, kuko bamutangiriye habura nk'iminota 10 ngo agere iwabo. Yakoraga mu mujyi ariko agakora ata muri bene wabo. Icyo gihe azi iwabo yarabakumbuye cyane, kuko yari yashize nk'amezi 8 adataha cyangwa ngo ahure nabi wabo nyirizina. Ikindi yari afite umusore bakundana witwa John, bari bamaranye umwaka bakundana ariko batarahura na rimwe, ku buryo kimwe mu byari mu mutwe we ubwo yavaga mu mujyi ari uko yagombaga guhura nawe. Impamvu yari yatumye ataha bwije ni uko umunsi bwari bwakeye akabanza kunyura ku kazi aho yari asanzwe akorera agasaba uruhushya, ariko n'ubundi bikaba ngombwa ko abanza gukora akajya gupakira ibintu bye no gufata imodoka imucyura bwije. Mu nzira ze yaje avugana na mama we, yamara kumubwira aho ageze agahamagara na John akamubwira aho ageze, kugera aho yafatiye moto imugeza hafi y'umugezi. Byamusabaga kumanuka ahantu mu gashyamba akagera mu kibaya kigari kirimo umugezi akawambuka, yagera hakurya nabwo akazamuka mu gashyamba mu kayira kagombaga ku mugezi wabo. Aho niho yahuriye n'abajura rero. Babajura bamaze gusaka ibikapu bye bamukurikizaho nawe baramusaka. Mu mwanya wari ushize ubwo yari amaze kwishyura umumotari wari wamugejeje hafi aho, hari amafaranga make yari yasigaranye yashyize mu mufuka w'ijipo. Ayo yose niyo byarangiye bayamwambuye, banamusaka ahantu hose ngo barebe ko nta kindi kintu afite barakibura. Wa mujura wari umufashe mu ijosi yabonye umwuka wenda guhera, akajya anyuzamo akamuniga buhoro kugira ngo ataza guhera ntababwira ibindi bashaka. Ibyo bindi bashakaga ni password ifungura telefone ndetse n'umubare w'ibanga akoresha yinjira muri simukadi ye. Ako kanya umwe muri abo bajura yaramubwiye ati tubwire password ifungura iyi telefone vuba. Nadege n'ubwoba bwinshi yibabwiye byihuse ariko bayishyiramo ntikunde. Babonye byanze baramubwira bati noneho ubwo uri kudukinisha tugiye kugufata ku ngufu tugutera icyuma umurambo wawe tuwujugunye mu mazi. Impamvu password itakoraga nuko abo bajura ubwabo bari bafite igihunga kandi bikanga ko iyo nzira ishobora kunyuramo umuntu. Bawandikagamo vuba rero ntukore. Nadege mu gutakamba kwinshi arababwiye ati basi muntera icyuma mu nyice aho kugira ngo mumfate ku ngufu. Ariko yungutse kandi gatekereza arababwira ati cyangwa ni mu iyo telefone password abari ngikuramo. Abo bajura kuko batari bamwizeye barabyanze, bahitamo kazajya babwira umubare umwe umwe. Bamaze kwinjira muri telefone nta kindi bakoze usibye kureba amafaranga yari ari kuri simukadi. Nabwo kubera cya gihunga cyabo umubare w'ibanga wabanje kwanga gukora, ugeze aho urakora nabwo wibanje gutinda. Bamaze kubona umubare w'ibanga winjira muri telefone hamwe na password, babiri muri babajura bafashe ibikapu, marete, telefone n'ibindi byose bari bamwambuye hanyuma bariruka. Wa mujura wari umusore muri bo yararetse babanza kugera kure, abonye ko bagezeho abantu batabiruka ngo babafate, afata ibitambaro Nadege yari afite bimwe abakobwa bambara ku ntugu abimuzingira mu maso, afata n'indi sharupe bari bakuye mu gikapu arayimworosa, hanyuma aramubwira ngo ryama niwegura umutwe turawuca.
Ako kanya yahise yiruka, Nadege nawe aryama nk'iminota 5 yumvise nta muntu ukimuri hafi, yikuraho ibitambaro hanyuma atabaza mu ijwi riri hejuru cyane. Abaturage bari batuye hafi aho batabaye bwangu. Barageze basanga yahamutse, ababyeyi bamutiza igitenge arifubika, abandi nabo ariko bahamagara bari ku musozi wo hakurya ngo barebe niba abo bambuzi bakiri hafi aho. Nadege yaje kubona umuntu ufite agatelefoni k'amatushi mu kivunge cy'abantu bari aho baje kumutabara, amutera amayinite, ahamagara umusore bakoranaga mu mujyi ngo ahamagare ku kigo cy'itumanaho ya simukadi yari iriho amafaranga ibaruyeho, ababwire ko nyiri simukadi yibwe bayifunge. Mu mwanya muto mama wa Nadege na musaza witwaga Remy barahageze. Nadege yahobeye mama we arira cyane kuko mu mutwe atiyumvishaga ko bazongera guhura ukundi. N'amarira menshi yaramubwiye ati mama, ntabwo nari nzi ko turongera guhura. Uwo mubyeyi mama wa Nadege yumvise ashimiye Imana mu mutima we kuko umukobwa we nta kindi yari abaye. Nadege yasuhuje na musaza we Remy cyane ko yari hashize amezi menshi badahura. Amaze guhura n'abagize umuryango we yarongeye akubita agatima kuri John. Ubundi impamvu yari yatumye Nadege aza mu cyaro akemera kuza ku mugoroba atyo nuko hari umunsi ubanziriza intangiriro z'umwaka mushya. Yifuzaga ko umwaka mushya utangira ari iwabo kandi akawutangirana n'umuryango we. John aho yari arimo kwibaza niba Nadege yageze mu rugo amahoro kuko umwanya wari ushize atamuhamagara cyangwa ngo amwandikire wari muremure, ariko ntabwo yigeze abitindaho. Yaravugaga ati buriya wasanga yarakumburanye nabi iwabo bakaba barimo kuganira. Yumvaga uko byagenda kose ari buze kumuhamagara. Bigeze nka saa moya nibwo John yahamagawe na nimero atazi. Ayitabye yumvise ijwi ari rya Nadege ariko yumva rimeze ukuntu kudasanzwe kuko ari hafi ya radiyo irimo umuziki. Yayigiye kureho gato ngo yumve neza, mu gutega amatwi yitonze yumva Nadege ari kurira kandi yahagira nk'umuntu ufite ubwoba. Nadege yabarije John ati waba wigeze umpamagara? John ati oya. Nadege ati ntiwongere kumpamagara kuri nimero yanjye kuko ya telefone bayinyatse n'ibyo nari mfite byose. John yumvise atari gusobanukirwa neza ibyo yumvaga, aramubaza ati bandi bakwamburiye he kandi bakwambuye ryari? Nadege yaramubwiye ati ntabwo mbazi, hanyuma amusubiriramo ibyabaye byose uko byagenze. John yarumiwe atekereza ko isosi yimenetsemo inshishi kubera ko yapangaga uko byagenda kose ku itariki ya mbere y'umwaka agomba guhura na Nadege. Yumvise atazi uko abaye ndetse n'abari kumwe nawe mu rugo bamubonaga mu kanya gashize aseka, babona ararakaye ndetse ahita ajya kuryama. Hashize nk'isaha Nadege yandikiye John kuri WhatsApp ye akoresheje nimero ya mama we. Nadege yaramwandikiye ati hayi, iyi ni nimero ya mama niyo ngiye kuba nkoresha, ubwo aba ari unyandikiraho. John yamusubije bwangu, gusa kubera ko ibyo yaramaze kumva byari byamuhungabanyije nawe ntiyarazi ngo aramwihanganisha mu buhe buryo. Iryo joro bari bandikirana ubutumwa bugufi, Nadege yumva atangiye kugarura icyizere mu mutima. Bukeye mu gitondo abayobozi mu gace k'iwabo bazindukiye iwabo ngo bamubaze uko byagenze kuko bari bumvise ayo makuru. Mama we niwe wabyutse arabasobanurira, ubundi bamwandikira ikayi yagombaga kujyana kuri polisi, banamusaba ko agomba guhita ajyayo ako kanya. Muri icyo gitondo kandi musaza wa Nadege ari we Remy yahamagawe na nimero ya mushiki we yari yaraye yibwe, abanza kwikanga ariko arayitaba. Mu ijwi rituje umuntu w'umugabo wari umuhamagaye yaramubwiye ati byashoboka ko wampereza mushiki wawe tukavugana? Remy n'ubwoba bwinshi yashyiriye telefone mushiki we. Nadege acyakira telefone yayitabye azi ko hari undi muntu umushaka. Mu gutega amatwi neza yumvise ijwi ari rya wa mujura waraye amufashe mu ijosi. Yabanje kwikanga ndetse agira ubwoba bwinshi ariko arikomeza. Wa mujura atangiye kumubwira mu ijwi rituje ati waramutse neza, humura ntugire ubwoba, ntabwo ngamije kugukanga. Mbere na mbere ubanza umenye ko nkuzi, wanyu mwese mbazi kandi na musaza wawe Remy ndamuzi. Ako kanya Nadege nta kindi cyamuje mu mutwe uretse gutekereza ko uwo mujura ashobora kuba agiye kumusanga iwabo mu rugo. Uwo mujura akomeje amubwira ati mbere na mbere rero nkwiseguyeho kubera ibyaraye bibaye nijoro. Buriya niko byagombaga kugenda nyine, ntiwihebe kandi umenye ko nyuma y'ibibazo ubuzima bukomeza. Nadege yakomeje kwibaza icyo umujura agamije kiramuyobera. Nadege aramubwiye ati ibyo bireke ahubwo mbwira urashaka iki? Uwo mujura ati icyo ngushakira rero ndifuza ko nsubiriramo ya password ya telefoni yawe, ubundi nanjye nkagusubiza amarete yawe n'imyenda yawe kuko byo ntacyo nabimaze, gusa igikapu cyo kirahenze ndakigumana. Nadege aramubajije ati none si iyo myenda yanjye urayimpera hehe? Umujura aramusubiza ati wowe banza umbwire password ibindi ubimbaze nyuma. Nta yandi mahitamo yari afite, yarayimubwiye. Umujura nawe nk'uko yari yabimusezeranyije amurangira aho basanga imyenda hafi ya hahandi bari bamufatiye. Ako kanya bahise boherezayo abagabo b'abaturanyi ngo bajye kureba ko imyenda na marete babihasize, basanga koko byari ukuri. Uwo munsi abandi bantu bo mu gace k'iwabo wa Nadege ndetse no ku isi hose bari babukereye mu kwizihiza umunsi mukuru utangira umwaka.
Kuri Nadege no gusohoka mu nzu byari bimuteye ubwoba. Yarabyutse yireba mu maso, ahamagara John amubaza uko yaramutse. John aramuseka ati ko kuri kumbaza uko naramutse aho kugira ngo abure umbwira uko umeze. Nadege yamubwiye ko ameze neza, anamubwira ko umwe mu bajura bamaze kuvugana. John yari umuntu ugira amakenga ndetse atajya apfa kwizera ibintu byose abonye cyangwa yumvise. Ako kanya yahise amubwira ati Nade, ubwo kuko urumva niba uwo muntu akuvugisha akakubwira ko aza ab'iwanyu bose na musaza wawe Remy atari uwa hafi. John yumvaga kuko byagenda kose uwo muntu ashobora kuzamusanga iwabo cyangwa akamugirira nabi mu bundi buryo. Nadege yarabyumvise gusa nawe ntiyari azi icyo gukora. John nawe yumvaga atazi icyo yakora muri ibyo bibazo byose Nadege yari ari kunyuramo. Hamaze gucya, Nadege yagiye ku cyicaro cya polisi yitwaje inyandiko yahawe n'abayobozi b'agace yari atuyemo. Mu kujyayo kwe byasabye ko umusaza we Remy amuherekeza akamugeza ku muhanda kuko yasaga n'uwahuye n'ihungabana. Yageze kuri polisi ababwira byose uko byagenze, nabo bamutuma izindi nyandiko zasabwaga zivuye ku kigo cy'itumanaho ngo barebe uko amafaranga yagiye ahererekanywa ku manimero umujura azafatwa. Uwo munsi Nadege avuye kuri polisi yahuye na John amurindiye ahantu ku nzira kuko John yari yishyizemo kuko byagenda kose agomba guhura nawe. Ubusanzwe bari baziranye ariko kuva bakundana bari batarahura na rimwe. John yahuye nawe amwitegereza mu maso cyane, Nadege akajya anyuzamo akagira isoni, gusa John we yitegerezaga umukobwa mwiza benda ku kageni byongeyeho umukunzi we wari ugiye kubura ubuzima mu kanya nk'ako guhumbya. Ku munsi ukurikira nibwo Nadege yagiye muri icyo kigo cy'itumanaho, gusa ku bw'amahirwe asanga igihe yafungishaga simukadi barayifunze abo bajura batarakora ifaranga na rimwe, cyane ko byari byagaragaye ko batazi gukoresha telefoni zigezweho za smartphone. Yarishimye kandi yumva ashimiye Imana mu mutima kuko amasaha yahuyemo n'abo bajura bakamwambura ariyo ku kazi bagombaga kubahembamo. Yasanze umushahara we waragezeho ndetse n'andi mafaranga yari asanganywe batarayakuyeho. Mu byo Nadege yakoraga byose yabaga ari kuvugana na John amubaza uko yiyumva, undi nawe akamubwira. Nyuma ubwo iperereza ryari rigikomeje, Nadege yisubiriye mu mujyi akomeza akazi ke. Gusa kubera ko ibyamubaye ari ubwa mbere byari bimubayeho, byatumye na n'ubu adashobora kugenda ahantu ha wenyine. Iyo ari kugenda mu muhanda wenyine yumvamo ubwoba bwinshi, ariko ngo afite icyizere ko bizageraho bigashira. Yasoje inkuru yagira ati impamvu ya mbere yatumye numva nasangiza abantu iyi nkuru yanjye ko ari ukugira ngo nzayumve basi nakire ko ibyambayeho bishoboka. Indi mpamvu nagiraga nkubwira abantu ko buryo ubuzima tubayemo abenshi tubwibonamo tukumva ko dukomeye ntacyo twaba, cyangwa twabona ibyago biba ku bandi tukumva ko bidashobora kutugeraho. Nyamara nabonye ko ubuzima bwawe kugira ngo burangire bidasaba ikintu kinini, mu kanya gato washiramo umwuka rwose. Icyanyuma nize ni uko buryo umuntu ataremewe kuba wenyine. Kugira inshuti, umuryango cyangwa abandi bakwitaho bya hafi ntako bisa. Ndashimira umuryango wanjye n'inshuti by'umwihariko mama na Remy kubwo kuba barambaye hafi. Byatumaga numva ndinzwe muri biriya bihe bikomeye. Kugira umuntu nka John mu buzima bwawe byo ntako bisa. Burya abantu twakwihagararaho twagira tuba dukeneye umuntu udutega amatwi mu bihe bikomeye, noneho iyo umugize anagukunda nk'uko kuri John byari bimeze nta cyiza nabigereranya nacyo. Yego na magingo aya iperereza riracyakomeje, ariko ikizavamo cyose njye mba numva byararangiye neza kuko ndi amahoro. Nawe nugira ikibazo ntuzihebe, nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Murakoze. Yari Nadege. Ndabashimiye cyane mwe mukurikira inkuru zica kuri iyi channel. Iyi ni inkuru mpamo twahawe n'umwe mu bakurikira inkuru tubagezaho. Amazina twifashishije saya nyayo kubwo kurinda umwirondoro wa nyir'ubwite. Nawe niba ufite inkuru wumva ko yafasha abandi, twandikire kuri nimero iri muri description ya channel. Mugire amahoro naho mu nkuru y'ubutaha. Mwibuke gukora share na subscribe ku batarayikora.